turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze, kandi tubahaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abamaze gukanda subscribe, Imana ibishimire. Abandika comment bakagira ibyo batubwira, Imana ibagirire neza. Abakora share ndetse na like batwereka ko badukunda, natwe turabakunda. Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya, kandi tubifurije umwaka mushya muhire. Nukuri dushimye Imana ko yabanye natwe mu mwaka wa 2024. None uyu mwanya tukaba tayari twageze muri 2025. Imana y'amahoro ibaha umugisha kubw'inkunga yanyu n'ukuntu mutahwemye kugaragaza urukundo kuri twe. Imana yo mu ijuru ikomeze kubishimira, kandi ikomeze gukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma twakiriye abashitsi, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube kuri Joshua TV Rwanda, Imana yo mu ijuru ikomeze kukwishimira. Ubuntu bw'Imana bukomeze buganze, icyubahiro cy'Imana gikomeze kikubeho. Ndabizi neza yuko utayobye. Ahangaha niho uri buze kubonera igisubizo, kuko tuzi neza yuko Imana yacu ari Imana yumva gusenga, kandi ndabizi neza yuko niba hari ikintu wari ukeneye ku Mana, urava hano uri kuvuga ngo numvise gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Mbifurije umwaka mushya wa 2025. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Rero nje muri aka kanya nzanye ubuhanuzi Imana yampaye. Ubu buhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, buri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 8, umurongo waho wa 13. Itangiriro ibice byaho ni 8, turasoma umurongo waho wa 13. Aravuga ngo mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye iyankuge, arareba abona ubutaka bwumye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Yewe nshuti yanjye warunkurikiye, mu izina rya Yesu Kristo, Imana yakuntumyeho, kandi ubu nibwo buhanuzi Imana yampaye kugira ngo tuvugeho muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka dutumaze ari wowe wa 2024, hari ibyo wahuye nabyo. Wisanze amazi yaragutwariye ubutunzi. Aya mazi Bibiliya itubwira ni amazi yatwaye inshuti zawe. Aya mazi Bibiliya itubwira yatwaye ibyawe by'agaciro. Hari ibintu byagiye ku bw'aya mazi, hari ibihombo byinjiye ku bw'aya mazi. Aya mazi nawe ubwawe yaragushakaga. Bibiliya itubwira aya makuru y'umugabo witwa Nowa. Uyu ni umugabo Imana yasanze ubwayo, iramubwira ngo bazi inkuge. Numara kubaza inkuge, hagiye kuzagwa imvura, kandi iyo mvura izica abantu benshi. Yesu nashimwe cyane kandi nahabwe icyubahiro. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nuko uyu mugabo yumvira Imana, ngo aragenda abwira abandi bantu ati imvura igiye kugwa, nimuze tubane twubake inkuge. Ariko ngo abantu bose banga kumwumvira, ngo ahubwo bakavuga ngo Nowa yarasaze. Ibyo ari kuvuga nta hantu yabikuye, uriya ni umutekamutwe. Ngo igihe kigeze nk'uko Nowa yabivuze, yabibwiwe n'Uwiteka, ngo imvura iragwa. Ikimara kugwa, nshuti yanjye, abantu barapfa, abantu babigenderamo. Inshuti za Nowa zirapfa, imiryango ye yari ikomeye ibigenderamo kubera kutumva umuburo. Ibihombo, ibintu byose birarengerwa. Mwaka uyu nguyu Nowa yakiriyemo iyi message imvura yaguyemo, habaye ibintu bibi, habaye ibintu bibi. Ngo imwuzure waragiye wuzura hose. Ngo ariko Nowa kuko yari yarumviye Uwiteka Imana, akubaka inkuge, ngo we yari yibereye mu nkuge. Haleluya. Bibiliya rero ivuze iki? Iravuga ngo igihe kigeze, uyu mugabo witwa Nowa, ngo Imana itangira gufata y'amazi, ubwayitangira kugenda iyakamya. Haleluya. Ngo irangije iragenda ibwira Nowa, iramubwira ngo Nowa we, muri uyu mwaka wa Bibiliya yatubwiye ngo mu mwaka wa 601 mu kwezi kwaho kwa mbere, ariko uku nguku turimo ku munsi waho wa mbere, ngo amazi akama mu isi. Hari ibintu byari byararengeye amasezerano yawe,
hari ibintu byari byararengeye urugo rwawe, hari ibintu byari byararengeye ubuzima bwawe, ariko ndaguhanuriye muri aka kanya, Imana ikamije amazi yararengeye buri kimwe cyose. Amazi akamye mu masezerano yawe. Ubu ugiye kubona intsinzi, ubu ugiye kubona uburinzi, ubu ugiye kubona umugisha. Imana itanze itegeko, ibyari birengeye ibintu byawe byose, ibyari birengeye amazu yawe Imana yari yaraguhaye, ibyari birengeye amafaranga Imana yari yaragusezeranije, ibyari birengeye urubyaro Imana yari yaraguhaye, ariko wajya kubona ukabona amazi yararurengeye. Imana itanze itegeko, ibyo byose byari byararengewe, Imana itanze itegeko, izanya hakamye, irakamije. Hari ibyo Imana ikamije ku buzima bwawe byashakaga kukurengera. Aya marira Imana irayakamije, aka gahinda Imana iragakamije. Uyu mwaka wa 2025 Imana ije gukamya ibyari bigiye kukurengera. Imana igiye gukamya ibyari byarihaye karibu mu buzima bwawe, bya bindi bitavuye ku Uwiteka. Imana igiye kubikamya mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye gukamya ubukene bwari bwarakwinjiriye. Imana igiye gukamya ubushomeri muri uyu mwaka wa 2025. Hari ibyo Imana ikamije mu izina rya Yesu. Imana ikamisha amarira, Imana ikamije gusuzugurwa. Imana yansanze irambwira ngo uyu mwaka wa 2025 hari benshi bagiye kubona umugisha w'Imana, hari benshi bagiye kwinjira mu bisubizo byabo, hari benshi bagiye kubona bava mu bwiza bajya mu bundi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ije gukamya, Imana ije gutesha agaciro. Hari umwuzure wari warihaye karibu ku buzima bwawe, umwuzure wari warihaye karibu mu rugo rwawe, umwuzure warihaye karibu muri bizinesi yawe. Wari uri kubona bizinesi yawe irengewe, byaranze, ariko Imana ivuganye nawe ngo muri uyu mwaka wa 2025 Imana itanze itegeko ryo gukama ko ibyari birengeye ibyawe byose. Haleluya, haleluya. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo ngaho kuraho umufuniko w'inkuge. Ngo Nowa kuraho umufuniko w'inkuge, ngo agiye kureba, ngo abona hahandi hari amazi, ya yandi yamuteye kurira, ya yandi yamuteye gucurika umutwe, ya yandi yamuteye agahinda. Ngo arebye abona yakamye. Ni ikihe kibazo ufite? Yesu aje gukamya. Ni ibihe bintu uri kubona bikugoye? Imana ije kubikamya, Imana ije kubikamya. Ndimo mbanurira ubuzima bwawe, hari ibyo Imana ikamije mu izina rya Yesu. Nowa ngo abirebye, ngo arangije abona ngo harakamye. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo hari ibyo ije gukamya ku buzima bwawe, hari ibyo ije kwambura agaciro, hari ibyo ije kwambura ubushobozi, hari ibyo ije gukuraho burundu, ukazabishakaho byari biruka bibura. Amazi aho yari ari ntabwo agihari, yarakamye kuko Imana itanze itegeko ryo gukama mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga n'Imana, ubwira Imana ngo urakoze ko ninjiye muri 2025 amazi yaragiye kurengera ibyanjye akamye. Acira ubutaka ku buzima bwawe. Wabonaga ntaho gushinga ikirenge, wabonaga nta muntu wo kukumvira, wabonaga ibintu byose byararengewe biri mu mazi, ariko Imana yo mu ijuru irimo ivugana nawe muri aya masaha, izanye itaka ryo gushingaho ikirenge aho utabonaga ubutaka bugiye kuhaboneka mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi Imana ikomeze kukwambika imbaraga. Ugiye kubwira Imana, ugiye gusenga, uyibwire ngo Mana we, birashoboka ko nari naragerageje gushaka ubutaka nkabura, nagendaga nderemba mu nkuge, ariko uyu mwanya aho ntari, hahandi nkwiriye kuba ndahabonye, bya bindi wansezeranije ndabibonye. Nubwo nabonaga mu maso yanjye biri imuhengeri, ariko utanze itegeko yuko hakama, none ndabibonye. Hari ibimenyetso by'ibyiza ugiye kubona, hari ihumura ugiye kwakira muri wowe, hari uburinzi ku buzima bwawe, hari icyubahiro cy'Imana kigiye kukugota, hari imirimo n'ibitangaza by'Imana bigiye kuba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dufatanye gusenga Imana. Ndabizi neza ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka muri uyu mwaka wa 2025. Hari ibyo ugiye kubonesha amaso, hari ibyo ugiye kumvisha amatwi kandi utari warigeze kumva, kuko ijuru ari ryo ribigezemo. Imana ije gukamya ibyari byararengeye ibyawe byose. Mana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko ari wowe ushobora byose. Urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze ko hari itegeko utanze, urakoze ko hari ibyo ukamije ku buzima bwanjye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
uyu muntu nkurikiye yakiriye ishimwe. Ibyari byararengeye amasezerano ye, ibyari byararengeye ubuzima bwe, abonye ubutaka kuko ari wowe ubitegetse kandi ukabukamije ibyari bimubabaje n'ibyari bimusuzuguye. Ngaho rero komeza ukore ibikomeye, komeza urwane kandi uduhe kunesha. Uyu mwaka 2025 urakoze kubw'imbaraga za Mwuka Wera zitavangiye utanze, kandi urakoze ko mu matorero menshi habonetsemo ububyutse. Urakoze ko amasezerano yacu agezweho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngakomeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Urakoze ko ubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, imbaraga n'amavuta. Niba wumva ibi bintu bikuryoheye, niba wumva ijambo ry'Imana ari kugiraho ububasha, ujye ugira uruhare rwo kurikwirakwiza no ku bandi kugira ngo nabo barigereho kandi nabo baryumve, hanyuma dufatanyiriza hamwe kubaka umubiri wa Kristo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, amahoro n'umugisha biganze ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu, amen.